Soma Bibiliya, umunsi wa 53 wo gusoma ijambo ry'Imana. Uyu munsi turasoma igitabo cyo Gutegeka kwa kabiri igice cya 30 ndetse na 31. Soma Bibiliya. Soma Bibiliya ni ikiganiro mutegurirwa kandi mugiye kugezwaho na Evangelisation Monde TV. Ikiganiro kije mu rwego rwo gufasha abasomyi ba Bibiliya cyangwa abandi bantu bose bagize icyifuzo n'igitekerezo cyo gusoma ijambo ry'Imana ariko ntibabaje kugera ku iyo ntego. Ushobora kuba warayisomye ukayigeza hagati, ushobora kuba warabitekereje kuyisoma ariko ukabura umwanya. Hari impamvu nyinshi zigenda zigaragazwa n'abantu bakavuga ko gusoma Bibiliya ijambo ry'Imana ngo babashe guhitura no kurangiza ibitabo birigize byabananiye. Uyu munsi ntiyakwiye kuba impamvu cyangwa urwitwazo rwatuma udasoma ijambo ry'Imana. Evangelisation Monde TV twabatekerejeho ku bakunzi bacu aho muherereye impande enye zigize isi. Tugiye kujya tubana namwe mu kiganiro Soma Bibiliya. Ikiganiro kizajya gitambuka buri munsi mu gitondo ku isaha ya 11:30. Mu gihe cy'umwaka umwe tuzaba turangije gusoma ijambo ry'Imana. Ndakwifuriza kutazacikwa n'iki kiganiro Soma Bibiliya. Gutegeka kwa kabiri 30 hatangira havuga ngo ibyo byose nibimara kukubaho, umugisha n'umuvumo nagushyize imbere ukabyibukira mu mahanga yose Uwiteka Imana yawe izaba yarakwirukaniyemo, ukagarukira Uwiteka Imana yawe ukayumvira, ugakora ibyo nagutegetse uyu munsi byose we n'abana bawe, ubikoresha umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose, Uwiteka Imana yawe izagarura abawe bajyanwa ari imbohe, ikubabarire, isubire guteranya abawe ibakuye mu mahanga yose Uwiteka Imana yawe izaba yarabatatanyirijemo. Niba abirukanwe bawe bazaba ku mpera y'isi, niho Uwiteka Imana yanyu izabakura ngo ibateranye, niho izabatarura. Kandi Uwiteka Imana yawe izagusubiza mu gihugu ba sekuruza banyu bari baragize gakondo, ukigire gakondo. Kandi izakugirira neza, izakugwiza uruta ba sekuruza banyu bwinshi. Kandi ibyo mu mutima wawe no mu y'urubyaro rwawe bituma iba nk'imibiri itakebwe, Uwiteka Imana yawe izabikuriramo kugira ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose, ubone ukubaho. Kandi Uwiteka Imana yawe izashyira iyo mivumo yose mu babisha bawe no ku banzi bawe, bazaba bakugiriye nabi. Nawe uzahindukirira Uwiteka umwumvire, witondera amategeko ye yose ngo utegetse uyu munsi. Kandi Uwiteka Imana yawe izakugwiriza ibyiza by'ibikuva mu maboko byose, n'iby'imbuto zo mu nda yawe, n'iby'iz'amatungo yawe, n'iby'imyaka yo ku butaka bwawe. Kuko Uwiteka azongera kwishimira kukugirira neza nk'uko yashimiraga ba sekuruza banyu, niba uzaba wumva Uwiteka Imana yawe ukitondera amategeko ye y'uburyo bwose yanditswe muri iki gitabo cy'amategeko. Niba uzaba uhindukira Uwiteka Imana yawe uyishakisha umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose. Kuko ayo mategeko ngutegetse uyu munsi atari ayo kukunanira kandi atari ayakure ngo utayageraho. Kandi mu ijuru ngo ubaze uti, ninde uri butuzamukire mu ijuru ngo ayatuzanire ayatwumvishe tuyumvire? Kandi ntari hakurya y'inyanja ngo ubaze uti, ninde uri butwambukire inyanja ngo ayatuzanire ayatwumvise tuyumvire? Ahubwo iryo jambo rikuri bugufi cyane, riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe ngo uryumvire. Dore uyu munsi ngushyize imbere ubugingo n'ibyiza n'urupfu n'ibibi, kuko ngutegeka uyu munsi gukunda Uwiteka Imana yawe
no kugenda mu nzira ikuyoboye no kwitondera ibyo yategetse n'amategeko yayo n'amateka yayo kugira ngo ubeho ugwire. Uwiteka Imana yawe guhera umugisha mu gihugu ujyanwamo no guhindura, ariko umutima wawe nuteshuka ntuyumvire ukoshywa ukikubita imbere y'izindi mana ukazikorera, uyu munsi ndababwira yuko muzarimbuka. Ntimuramire mu gihugu mwambuka Yorodani mujyanamo no guhindura. Uyu munsi ntanze ijuru n'isi ho abahamya bazabashinja yuko ngushyize imbere ubugingo n'urupfu n'umugisha n'umuvumo. Ni ukuhitamo ubugingo ubone kuba wowe n'urubyaro rwawe. Ukunde Uwiteka Imana yawe uyumvire, uyifatanyeho akaramata, kuko ariyo bugingo bwawe no kurama kwawe, kugira ngo ubone kuba mu gihugu Uwiteka yarahiriye ba sekuruza banyu Aburahamu na Isaka na Yakobo ko azabaha. Gutegeka kwa 2:31. Mose asezerera ku batambyi no kuri Yosuwa. Mose arongera abwira Abisiraheli bose aya magambo, arababwira ati: uyu munsi maze imyaka 120 mvutse, singishobora gutambagira, ndetse Uwiteka arambwiye ati: ntuzambuka Yorodani iyi. Uwiteka Imana yanyu ubwayo izambuka ibagiye imbere, irimbura ayo mahanga abari imbere uyahindure. Yosuwa niwe uzambuka abagiye imbere nk'uko Uwiteka yavuze, kandi Uwiteka azayagirira nk'uko yagiriye Sihoni na Ogi, abami b'Abamori n'ibihugu byabo, abo yarimbuye. Uwiteka azayabagabiza namwe, muyagirire ibyo nabategetse byose. Mukomere mushikame, ntimubatinye, ntimubakukire imitima, kuko Uwiteka Imana yawe ubwayo izakujya imbere, ntizagusiga, ntizaguhana. Mose ahamagara Yosuwa amubwirira imbere y'Abisirayeli bose ati: komera ushikame, kuko uzajyana n'abantu mu gihugu Uwiteka Imana yarahiriye ba sekuruza ko azabaha, nawe uzakibaheshaho gakondo. Uwiteka ubwe azakujya imbere, azabana nawe, ntazagusiga, ntazaguhana, ntutinye, ntukuke umutima. Mose yandika ayo mategeko ayaha abatambyi b'Abalewi, baremerwa isanduka y'isezerano ry'Uwiteka n'abakuru b'Abisiraheli bose. Mose arabategeka ati: uko imyaka 7 ishize mu gihe cyashyizweho cy'umwaka wo guhara mu minsi mikuru y'ingando, Abisiraheli bose bazanywe no kubonekera imbere y'Uwiteka Imana yawe ahantu izabatoranirije. Uzajya usomera aya mategeko imbere y'Abisiraheli bose bayumve. Uzajya uteranya abantu, abagabo n'abagore n'abana bato, n'umusuke w'umunyamahanga uri iwanyu, kugira ngo bayumve, bayige bibaho Uwiteka Imana yanyu, bitondera amagambo yose y'aya mategeko bayumvire, no kugira ngo abana babo batigeze kuyamenya bayumve, bige guhora bubaho Uwiteka Imana yanyu igihe cyose mu gihugu mwambuka Yorodani mujyanwamo no guhindura. Uwiteka abwira Mose ati: dore igihe cyawe cyo gupfa kigeze bugufi. Hamagara Yosuwa mwiyerekane mu ihema ry'ibonaniro, mbone ko mwihanganangiriza. Mose na Yosuwa baragenda biyerekana mu ihema ry'ibonaniro. Uwiteka abonekera muri iryo hema ari mu nkingi y'igicu. Iyo nkingi ihagarara hejuru y'umuryango w'iryo hema. Uwiteka abwira Mose ati: dore ugiye gusinzirana na ba sekuruza banyu. Aba bantu bazahaguruka bararikira izindi mana, ari byo bigirwamana by'igihugu, aho bazajya gutura muri bene cyo. Bandeke bice isezerano ryanjye nasezeranye nabo, maze icyo gihe bazikongerezaho uburakari bwanjye, nanjye mbareke mbime amaso, batsembwe, bagibweho n'ibyago byinshi n'imibabaro myinshi. Muri icyo gihe
bazabaza bati igituma ibi byago bituzaho ni uko Imana yacu itari muri twe. Icyo gihe nzabima amaso, nta kabuza mbahora ibyaha byose bazaba bakoze byo guhindukirira izindi mana. Nuko none mwandike iyi ndirimbo, uyigisha Abisiraheli, uyibatoreze kugira ngo iyi ndirimbo imbere umuhamya ushinja Abisiraheli, kuko bazahindukirira izindi mana bakazikorera, bakansuzugura, bakica isezerano ryanjye. Nimara kubajyana mu gihugu cy'amata n'ubuki narahiye ba sekuruza ko nzabaha, bakamara kurya no guhaga no kubyibuha, kandi nibamara kubibwaho n'ibyago byinshi n'imibabaro myinshi, iyi ndirimbo izaba umugabo uhamiriza imbere yabo, kuko itazibagirana ngo ive mu kanwa k'urubyaro rwabo. Nzi ibyo mu mitima yabo biyerekana nanone, ntarabajyana mu gihugu narahiye ko nzabaha. Kuri uwo munsi Mose yandika iyi ndirimbo ayigisha Abisiraheli. Kandi Uwiteka yihanangiriza Yosuwa mwene Nuni ati, komera ushikame, kuko uzajyana Abisiraheli mu gihugu narahiriye ko nzabaha, nanjye nzabana nawe. Mose amaze kwandika amagambo y'ayo mategeko mu gitabo, ayarangije ategeka Abalewi baremerwa isanduku y'isezerano y'Uwiteka ati, nimwendike igitabo cy'amategeko mugishyire uruhande rw'isanduku y'isezerano ry'Uwiteka Imana yanyu, kibereye kuba umuhamya ubashinja, kuko nzi ubugome bwanyu nuko mutagonda amajosi. Ubwo mugomera Uwiteka nkiri kumwe namwe muri iki gihe, muzarushaho nimara gupfa. Munteranirize abakuru b'imiryango yanyu bose n'abatware banyu, kugira ngo mvugire aya magambo mu matwi yabo, ntanga ijuru n'isi ho abahamya bazabashinja, kuko nzi yuko nimara gupfa muziyonona rwose, mugateshuka mukava mu nzira nabategetse, kandi ibyago bizabaho mu gihe cya nyuma, kuko muzakora icyo Uwiteka abona ko ari kibi, ngo mumurakarishe ibiremwa n'intoki zanyu. Mose avugira mu matwi y'iteraniro ry'Abisirayeli ryose amagambo y'indirimbo ageza aho yayarangirije. Murakoze. Mwarimu kuri iki kiganiro Soma Bibiliya, reka tuzasubire ku munsi w'ejo.